Hello guys, this is Mwizerwa Media TV. Ndi Mwizerwa Odeva. Ushobora kuba warumvishe ibya Droid VPN, unahageze kugira ngo mbikubwire uburyo ki ushobora kuyikoresha kugira ngo accessing free internet utiri ukoresha bando rwose, ugasezera ibyo kugura bando ukajya ukoresha Droid VPN. Icyo ngusaba no gukora subscribe, like and share kugira ngo n'abandi bamenye uburyo ino Droid VPN ikora, ubibwire inshuti zawe bavandimwe basezere gukoresha kujya bagura amayinite bakoreshe Droid VPN. Droid VPN rero na application iba kuri App Store. Dore ukuntu imeze Droid VPN. Dore ngiyi guys, noneho icyo dukora hano bwa mbere ni ugufungura account kuri Droid VPN. Ku muntu udafite aho account, uraza hano kuri tuno turongo dutatu turi mu nguni hejuru ibumoso mu nguni, then nurangiza ujye aha handitse account my friend. Numara kujya aho handitse account, urabona ko ngewe nsanzwe mfitemo account ndayikoresha everyday, ariko kuko tugiye gufungura nka hari umuntu wa mbere winjiyemo, turaza tujya hano handitse ngo sign up for free. Tujya hano handitse ngo sign up for free kugira ngo dufungure account. Icyo bisaba no kuba ufite email, warangiza kugira ngo ufungure hano account bisaba kuba ufite megabytes nkeya cyangwa se ugakoresha wifi. Hano nta birenze. Warangiza hano urabona batweretse box dushyiramo username, password na email. Ahangaha kuri username ureba izina rifite umwihariko ku buryo ushobora gusanga nta umuntu warikoresheje. Nanjye nindi hitamo akaryanga, ubwo nyine biransaba kurihindura. Reka nkoreshe iri zina Imbeba, nawe wahitamo irindi, wakwandikamo Inkende, wakwandikamo umudugudu wanyu, wakwandikamo n'izina ryawe ryakwanguka, washyiraho n'imibare n'ibiki ku buryo nyine bari buze kuryemera. Kamitemo iri ngiri Imbeba. Password ugashyiramo password ushaka wumva rwose ikunogeye. Email ugashyiramo email, ukamanuka hano hasi. Maze gushyiramo email, urabona none umaze gushyiramo email barakwereka hano hasi hano handitse ngo I'm not robot. Urahakirika ugategereza ko kivivura. Iyo kamaze kwivivura nibwo ujya kuri sign up. Ugomba gutegereza, ugategereza ko kivivura kugira ngo uze kuza kujya kuri sign up nta kibazo. Ubu noneho tugiye kujya kuri sign up. Urabona ko haje ka kavi k'icyatsi, turajya kuri sign up. Dutegereze kugira ngo murimo murabibona sign up. Ahangaha batwereka ibintu byinshi kugira ngo murimo murabibona. Ahangaha baba koherereje message kuri ya email wakoresheje. Guys, icyo ukora ahangaha uhita usa nk'ukupa byose ugasubira inyuma ukajya kuri email ukareba ya email wakoresheje, then ukareba link baba bakohererejeho na username na password, ku buryo niyo wabyibagirwa uzajya ugenda ukabiharebera. Bahita bakoherereza message irimo ya username wakoresheje na password, then bakaguha na link ukoresha kugira ngo ujye kuri account yawe.
ngira ngo urayibona ko kuri email yanjye banyohereje message ya droid. Urabona ko banyohereje iyi message, nta kindi ndakora ndibuze guhita nyifungura. Urabona banyeretse hello uko nisi imbeba, thank you for signing up to droid, banyereka username imbeba, password yanjye nakoresheje, ahangaha nshobora kuyikopiya kuyangize kunyohera kuyandika, then username yo ni imbeba ndayibuka neza. Icyo ukora ni iki rero, uhita ukirika kuri iyi link yanditseho activation URL, ino link irimo hano, turaza tuyikirikeho, then dutegereze kugira ngo turangize gufungura account kugira ngo tuze kuryoha muri vpn.droid. Ntucikwe, ukomeze ukurikirane neza step, ndabizi ko turabisoza wabimenye nawe wabikorera undi. Icyo dukora nga duhita tujya hano handitse ngo log to my account. Turajya hano handitse log to my account, tegereze gatoya ibanze irodinge, tujye kuri account yacu dushyiremo ya username yacu na password. ngira ngo murabibona ko batwereka box tugiye gushyiramo username cyangwa email na password, then ahangaha tugiye gukubitamo username. Ahangaha nshobora guhita nishyiramo rya zina ryanjye imbeba, password then kuko nari nyifite nge nayikopiye kuri mail nahita nyipestingamo, then ujya hano handitse ngo I'm not robot, kirika handitse ngo I'm not robot, ngira ngo murimo murabibona ko hano kahindutse icyatsi. Ubwo rero iyo kanze ukomeza kurwana nako my friend kugera kabaye gutya icyatsi, then ukajya hano kuri login now. Reka turoginge hehe, inota mike turaba turyoshye turi gukoresha free internet. Nyuma yo gukora login rero hano twageze kuri account yacu. Bashaka kukubwira gusavinga password ya kugira ngo nujya ujya kuroginga mu bizajya bikorohera ihita yizana, ushobora guhita ukora save. Then turahita tujya hano tumanuke gatoya sliding, ubona hano handitse ngo activate additional. Baba gusaba ku activating aho additional baguhereza megabyte 200 ku munsi ziri free, then ushaka kujya hano handitse ngo activate additional ukongeraho izindi 100. Ubwo turahakirika kugira ngo kongereho izindi. Tayari bamaze kutubwira ko twabonye megabyte 200 n'izindi extra 100 ku munsi tuzajya dukoresha. Ubwo igisigaye nta kindi my guys, aha tugiye kujya noneho gusubira kuri account yacu tugende turogingemo, then tuze no gukora setting ubundi turyohe. Ntucikwe, turabigenza rero tugiye gusubira inyuma tujye kuri app ya Droid VPN bisanzwe. Turaza hano hejuru n'ubundi kuri twa turongo dutatu aho ngaho, then tuhakirike tujye aho handitse account, ujye aho handitse account my friend,
byawanditse account. Urabona ko njye nafite account ariko reka dushyiremo iyi twa create inze nshyashya. Aha turashyiramo ya username yacu imbeba, then password. Njye ushyiremo ya password yawe, hano imbeba, then password. Tujya hano handitse save. Okay, tumaze gushyiramo ya username na password, dukoze save duhita tuza kuri iyi page, turongera dukike kuri twa turongo dutatu turi ahagana hejuru mu nguni aho ngaho, then tujye aha hasi handitse setting. Ugiye kuri setting, ugiye kureba uburyo ki izi setting ziri hano zimeze, then telefone yawe uyisettinge neza muri ubu buryo. Uradownloading application usanga hari ibindi bintu birimo, ariko weho kuri iyi nshuro urajya ureba ibiri muri iyi video ari byo wuzuza muri telefone. Kuri iyi step ya mbere aho nta kintu wirirwa wuzuzamo, ni ibisanzwe. Ahangaha nta kintu wirirwa wuzuzamo. Tumanuka kuri step ya kabiri. Ahangaha kuri step ya kabiri uhafungure, ukirike aha hambere, ukirika aha hambere urebe ko iyi mibare irimo nawe ariyo irimo, 443. Umanuka hano handitse ngo local TCP port, wakirike kwa kabiri urebe ko harimo 0, then urebe ko hano aka ka gatatu nako gafunguye gutya. Iyi niyo step ya gatatu. Nusanga gasa nk'agafunze, nusanga gafunze gutya ugafungure, then tumanuke kuri step ya kane. Step ya kane ujyana handitse ngo set http headers, wakirike. Urabona hano hantu handitse bino bigambo byose, hakaba n'utuntu turi mu dukubo. Weho uraza kujya hano, uraza gushyiramo ibi bigambo byanditsemo ngo droid vpn. Aya magambo ngo droid vpn uraza kuyandika neza gutya ameze, uyashyire nawe muri aka ka box. Nurangiza ujye wibuka gukora hano handitse ngo save, urandikamo droid vpn, ibyo byose n'utwo tudomo, then ujye kuri save. Tujye kuri save. Aha hasi ho ndakeka nta kintu gihari kirenze tuhakora. Uraza gusubira inyuma kuri aka ga fresh, urasubira inyuma kuri aka ga fresh, tujye hano handitse ngo UDP setting, UDP setting, UDP setting. Ujya hano hambere handitse ngo remote UDP port, remote UDP port, uhakirike wandikemo 836, ukore OK. Ujya handitse ngo hakabiri handitse ngo local UDP port, uhakirike wandikemo 6, ukore OK. Then umanuke handitse UDP port testing, hari akantu ka move
urabona gasa nk'agafunguye. Usanze gafunze gutya wakongera ukagafungura, hakaza ko munsi kitwa ngo auto port scan, nako kareba ko gafunguye. Then ukamanuka hasi ahantu handitse ngo UDP connection mode, urajya hano handitse ngo choose UDP mode. Ukunda gusanga harimo ino nomo, weho uraheza guhitamo mode 1. Umanuka handitse ngo UDP mode 2, UDP mode 1 setting, UDP mode setting. Weho uraza gukirikamo wandikemo 4000. Nusanga ari ibindi birimo urabisiba wandikemo 4000, ukore okay. Ujye kuri air count ahangaha, wandikemo 36, then ukore save. Ndagira ngo uzo kujya ukurikirana procedure uko zimeze. Tukirangiza ino page, iyi page yose irangiye kuyuzuza, turasubira inyuma kuri aka gafresh ko hejuru mu nguni, tujye kuri no step yitwa ngo ICMP setting. ICMP setting my friend, hariyo iyi ngiyi, tuhakirike. Aka kantu kaba gafunguye gutya, weho uri buze kugafunga. Wongere usubire kuri fresh y'inyuma yo mu nguni bumoso hejuru, ujya handitse ngo VPN connection setting, VPN connection setting. Aka kambere karaba gafunze, aka kambere karaba gafunze my friends, aka kambere karaba gafunze. Nusanga gafunguye wowe gafunge. Aka kabiri, aka ni aka kabiri karaba gafunguye. Aka gatatu nako karaba gafunguye. Aka kane gafunze. Then umanuke hasi ujye ahanditse ngo tuna M2 size. Ho ntacyo uhinduraho. Umanuke ahanditse ngo connection setting. Ubwo twageze ahangaha, twageze aha. Aka kantu nako niba gafunze ugafungure gutya kameze guys. Ujyana handitse ngo auto connection VPN, aka nako ugafungure. Then aka kanditse ngo auto reconnect when connection drop or fail. Nusanga gafunguye ugafunge nk'uko nguko kameze. Nurangiza ahangaha uraza gusubira inyuma nk'uko bisanzwe kuri ka gafresh ko hejuru ibumoso. Subira inyuma tujye kuri no step ya kane yanditse ngo music setting. Uhakirike. Hari utuntu dutatu tw'ingenzi ukora. Uraza gufungura aka ngaka nk'uko kameze. Ujye ubikora nk'uko bimeze my guys, uko nagiye mbikwereka ubona bimeze muri video, nawe abari kubikora. Aka ka kabiri nako karaba gafunze nk'uko nguko. Aka ka kabiri nako karaba gafunze. Aka gatatu gafunguye nk'uko nguko. Then ahangaha process ya setting turayirangije. Turasubira inyuma kuri ka gafresh ko hejuru, dusubira inyuma nanone. Urabona dusubiye kuri home page yacu isanzwe. Turi buze kuza tujye aha handitse ngo ICMP
urahita ujya aha handitse ngo ICMP, aba ariho wemeza, nurangiza ujye aha hasi hari servers atanga internet servers. Iki gice cya hano hasi cyose kiba kiriho servers kinshishijemo umurongo, ukirike kuri aka kantu kareba hejuru uhitemo server wifuza kuva kuri iyi ya mbere ukamanuka kugera kuri server ya 24, kugarukira kuri iyi server iyi server ya 24 gusubiza turaza guturuka kuri server ya 24, guturuka ahangaha ukazamura ugasubiza hejuru, wemerewe guhitamo server imwe itanga internet. Enda niyemereze ahangaha kuri Singapore kuri ya 20, then nje hano handitse ujya hano handitse start, ukahakirika ugategereza. Klika handitse start utegereze my friend. Urabona ko yabaye connected successfully. Hejuru bahita bakwerekana akantu kameze nk'agafunguzo, bahita bakwereka akantu kameze nk'agafunguzo, dore ngaka hano muri telefone wanakabona my friend. Ubu ngubu iba yabaye connected. Ubu noneho wajya kuri WhatsApp, Facebook, ubwo nyine wenda connection zibaye nkeya kakavaho, urongera ugasubira kuri Droid yawe, ukongera ukaba wagenda ugakonekita bisanzwe. Urabona gutya iri connected. Usanze yahagaze n'ubundi waza hano hari stop, usanga hari start, ukaba wakongera ukakirika ugakonekita nk'ibisanzwe ukenjoyinga internet. Okay, mwari kumwe na Mwizerwa kuri Mwizerwa Media TV n'ubundi. Stay tuned, ibyiza biracyari imbere. Nkwibutsa gukora subscribe, like and share. My guys, iyi video ihereze inshuti n'abavandimwe kugira ngo nabo babashe gukomeza gukoresha free internet ya Droid VPN. Ndabakunda cyane, mugire ibintu byiza. Assalamu alaikum.